iyo atazuka zari zidukoze. Umva ubutumwa bwiza, umva Pasika, Yesu ntakiri mu mva. Mbere hari ibitangaza yakoze, arababwira ngo muceceke. Uwazutse niwe washingiye igitabamwizeye. Uyu munsi nta wundi marayika dutegereje. Kristo yari agaragaje ko asimbuye umurimo w'abamarayika. Ndi umuhamya wabyo, n'abandi bageze muri Israel n'abariyo badukurikirana ko barahari batubera abahamya. Aha hantu kuri iki kidendezi na bugingo kuva Yesu yahakiriza umurwayi, marayika ntiyongeye kuhaboneka ukundi. Ubu cyaba kigihari se ubu? Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Amen. Turabashimiye mu izina rya Yesu kubwo kubana natwe mu biganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Imana ishimwe. Iyo tuhaba twe duhora twunguka kandi imitima yacu igahembuka. Imana ishimwe rero kubw'icyizere tugiriye kugira ngo tujye tubasha gusabana nayo. Ni ubuntu butangaje. Amen. Mwese abadukurikiye, abo turi kumwe muri iki kiganiro, tubaramukije mu izina rya Yesu. Mushobora kuba muri kutwumva muri kure, ariko mwese abumva ururimi tuvuga mwumve ko tubasuhuje. Turabayambiriye cyane. Amen. Yambu. Amen. Anise turabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Nanjye ndabikirije ku bw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yego. Muri amahoro kandi. Ubugingo ni buzima, umubiri ni rusange, nta bituriho bitari ku bandi. Paulo yaravuze ngo ibitugeraho bigera no ku bandi, ariko turatuza tugashima Imana. Mukomeje kwibera abajene. Nibyo. Hamwe na jene kwizera. Mukomeje rwose gucya. Imana ikomeje gukora biragaragara. Uko bukeye nuko bwije tuva mu bwiza tujya mu bundi. Turunguka. Yego. Imana ishimwe. Ya Bibiliya niyo yabivuze, iravuga ngo itangira ry'umuntu hari igihe rishobora kuba rito, ariko uko bukeye akagenda arushaho kunguka. Yego. Kandi mu Mana harimo byose. Harimo byose. Kandi ijambo byose risohora mu kwihangana. Byose rero no kwihangana bibamo. Amen. Reka dusenge. Mana data twese uri mu ijuru, Mana nyiri icyubahiro, nawe byiringiro byacu. Tugufite nta rugendo twaba dufite kuko ntabwo twaba tuzi iyo tujya, ariko ubwo uri imbere yacu turabihamya ko dufite icyerekezo kizima muri Kristo Yesu. Turakwinginze cyane rero kugira ngo uko usanzwe ubana natwe aba ari kubana natwe muri iki kiganiro, kandi imbabazi zawe zirushaho kutwegera. Turagushimiye mwami ko watugiriye icyizere ukaduhereza kuba mu cyanya cyawe. Ntabwo twabigizwe n'inshuti n'imiryango n'abavandimwe, ahubwo waratwitoranyirije uduhereza ubwiza kugira ngo tugukorere. None rero aka kanya tugiye kuganira ku byanditswe byera, nibyo biryo bitunga ubu bugingo kugira ngo buzabane nawe. Turagusabye kugira ngo bene data turi kumwe muri iki kiganiro bashobora kuba barihebye cyangwa bakagutegereza igihe bagushakagamo ntibakubone, kuko wowe ufite ukuntu bikora nk'Imana kandi bigakunda. Aba nabo turabasengeye kugira ngo imitima yabo nubwo yaba ibabaye wongere ubomore rwose ubanezeze. Turi muri iyi si Satani aduteza ibyago bitandukanye, ni amakuba gusa, ni amarira, ni agahinda, ni amaganya. Nta cyiza na kimwe twigeze tubonera muri Satani, kandi nta n'icyo twifuza twabonera muri we. Tugufite wowe uraduhagije. Turagusabye kugira ngo ukomeze kutwambika imbaraga, ineza y'Imana ibe kuri twebwe. Ngaho bana n'imitima ikwizeye mu izina rya Yesu Kristo, imitima yabo ifungure kugira ngo bumve ikijuru ribashakaho. Turagusabye kugira ngo tugirire neza kandi utwiteho ku bwa Kristo Yesu tubisabye twizeye. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Imana ishimwe. Amen. Turi mu bihe bya Pasika, ariko njyewe nubwo Pasika ntabwo nyifata nk'umunsi, ahubwo njye nzirikana igikorwa cyabaye kuri Pasika. Yego. Hari abantu benshi batazi ngo Pasika ni iki. Iyo tuvuze Pasika nk'itorero, ni igihe twizihiza umuzuko wa Kristo Yesu. Yego. Kandi burya Pasika niyo ntangiriro y'isezerano rishya. Kuko iyo Yesu apfa akaguma mu gituro ntitwari kuba tubonye umucunguzi. Abacungurwaga n'ibitambo
bari kugumana ibitambo byabo, ariko twebwe twagendereye kuri Kristo ntabwo twari kubona umucunguzi. Rero isezerano rishya ritangira kuri Pasika, kuko Pasika cyangwa isezerano rishya ni umuzuko wa Kristo. Umuntu wese wemera urupfu n'umuzuko wa Kristo Yesu akabyizera agahindurwa nabyo yitwa umukristo. Rero iyo tuvuze ngo Pasika mu buryo bw'itorero ni ukuvuga urupfu n'umuzuko wa Kristo Yesu. Noneho mu buryo bwimbitse bw'itorero ni igihe abanyamahanga bakirijwe, ni Pasika. Imana ishimwe. Mu biganiro byatambutse ubushize sinzi ko ariko ni mu rusengero mwigishije muvuga ko habayeho Pasika 3. Ntabwo twavuze 3, twavuze iz'abantu bibuka. Hari Pasika ya mbere niyo mu ngobyi ya Edeni. Ni igihe Imana yishakiraga igipfa mu mwanya wa Adamu. Hanyuma Adamu akambika umwenda w'imbabazi, atakaza Edeni kuko yayitakarijemo ubutware, ariko akurwa muri Edeni yambaye imbabazi zimusimbuye kuko yari yakoze icyaha kimwicishije. Apfa uruhagaze, Imana imuha imbabazi zimuzura. Hanyuma ho kugira ngo apfe mu mubiri, Imana yica igitambo mu mwanya wa Adamu. Iyo ni Pasika ya mbere. Iya kabiri bayita Enyohe Pascali, ni Pasika ya Isaka, aho bavuze ngo ku musozi w'Uwiteka igitambo kizabonwa. Umunsi Aburahamu ajya gutamba Isaka, Imana ikamubwira ngo hoya, ndibonera umwana w'intama. Imana yironkera umwana w'intama asimbura Isaka. Hakaza Pasika ya gatatu. Pasika 3 nizo mu isezerano rya kera, nizo bateranya zose bakazita Paka. Abantu bazi ngo ni impamvu z'ururimi, ariko si byo, ntabwo ari byo. Bazi ngo ni igisobanuro, ngo ni ururimi. Iyo bavuze Paka, iyo bavuze Paka baba bavuze Pasika zo mu isezerano rya kera. Hanyuma hakaza Pasika. Pasika yo muri Egiputa bari bafite itegeko rigira riti urugo rwabaze aba ari rwo abatabaze baza kuriramo umwagazi w'intama. Icyakora urwabaze kuko rupfusha icyo rwabaze, amaraso yamenetse. Ingo zitabaze zize kuvoma amaraso muri rwa rugo. Hari ikintu nibutse ejo bundi turi kwigisha, ndeba urujya n'uruza rw'abantu bari kubungana utudobo, ibase, agasirwa cyangwa akabegeti n'imbegeti batwayemwo amaraso ya Kristo. Ubwo mvuze ngewe amaraso ya Kristo nyine, kuko hari abantu uyu munsi muhura batwaye ubuntu bwa Kristo, batwaye amaraso ya Kristo, akakubwira ngo mwene da, ubuntu bwa Kristo bubane namwe. Rega batanga ubuntu nababugiriwe, wifuriza undi ubuntu n'uwabugiriwe. No muri Pasika ya kera rero bazengurukanye utudobo batwayemwo amaraso y'umwagazi w'ihene cyangwa w'intama, bagiye gusiga ku nkomanyizo z'imiryango. Reba aya mapozisiyo, urebe ibi bikorwa, umugabo ari ku muryango we agenda asiga. Iyi miryango Imana ibaha abagabo basiga amaraso mu ruhamo no mu nkomanyizo. Imana mada, wowe udukurikiye, Imana iguha umugabo ushishikajwe no gusiga amaraso mu nkomanyizo z'umuryango, ku buryo yugarira akingishije ubwiza n'amaraso ya Kristo Yesu. Uzi kubona umugabo atashye yaragiye mu ihema ryabaze, ukabona mu ihema ari gusiga amaraso. Ibyo biravuga iki? Urupfu ruraza kunyura hano, ariko niruhagera rubone twarapfanye na Kristo, ntirutwice. Ntiyite ku nyama ahubwo akita ku maraso. Ntabwo yitaye ku nyama, ntabwo bitaye ku nyama. Inyama baravuze ngo turazirya zokeje, ariko amaraso niyo atuma turokoka. Imana ishimwe. Mbere rero yo kurya Kristo, mbere y'ijambo ry'Imana, mbere yo kugira gute, ni mubanze mwemere imirimo Imana yakoze. Noneho ijambo ry'Imana riduhindure, ridukomeze, dukomere mu byo twizera. Imana ishimwe. Uzi kubona umwana wawe yari yagiye, ukabona ari gusiga amaraso atashye, ati barambwiye ngo urupfu ruranyura hano, ariko ubuntu bwa Kristo budutwikire. Uzi kubona umugore yari yagiye, ukabona atashye avuga ngo amaraso ya Kristo, amaraso ya Kristo. Imana iguhe bene uyu muntu mu rugo rwawe. Atahana ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, kandi cyugarira amarembo yanyu. Imana ibakingira ikibaba cy'urupfu mu izina rya Yesu. Imana inyuranye urupfu n'umuzuko ibahe kubaho mu mbaraga z'Imana. Aho umuborogo nimuvuza impundu, mu mbaraga z'Imana. Aho kuryama ku gisasiro cy'uburwayi mubyuke,
Pelolima ndihoria edonans pelinga nima ehosa mu izina rya Yesu Kristo Imana inyuranye ibihe aho urupfu rwari rwiteze gukora rubona ubuzima. Amen. Iyo ni Pasika ya gatatu. Ya gatatu, iya mbere niyo muri Edeni, ya kabiri ni ya Pascal yo ku musozi Moriya, ya gatatu niyo mu isezerano rya kera, ya gatatu ya kane ni Yesu watubereye igitambo ari we Pasika. Kugira ngo ibi mubyumve neza, umunsi wa Pasika ya nyuma Kristo n'abigishwa, ko igitangaza cya mbere Yesu yakoze ni ugufata amazi akayahindura divayi. Icya nyuma yakoze, ikimenyetso cya nyuma, igitangaza cya mbere ni divayi, icya nyuma ni ugusangira n'abigishwa n'ubundi vino. Ko ya divayi yayihinduye n'ubundi amazi yayahinduye vino nkishushanya amaraso ya Kristo, hanyuma na nyuma asangira n'abamaraso. Biravuze ngo mubanze ubuntu muheruka ubundi. Amen. Imana ishimwe. Noneho habaye buriya Pasika mu buryo bubiri. Bamwe barabaze barotsa. Muri Egiputa ntago byari byemeye ko bayiteka. Yarabwiye ngo nibotse, bisobanuye ko muri abagenzi bihuta mudatindaho muri. Ubundi hateka abatuye, hakotsa abahisi n'abagenzi. Hotsa abahita, hagateka abatuye. Noneho Yesu ntabwo yabemereye bo barya inyama. Mu gihe abandi Pasika y'Abayuda bariye inyama, ariko abigishwa na Yesu bamanyura imitsima. Arababwira ngo dore umubiri utambwe ku bwanyu. Afata n'igikombe aragishimira, aravuga ngo aya niyo maraso amenetse ku bwanyu. Yavugaga amaraso ye, umugati ushushanya umubiri wa Yesu nk'uko tubikora ku igaburo ryera. Yego. Aho ngaho Yesu ndagira ngo yitegura gupfa, ateranya abigishwa basangira nk'uko mubivuze. Cyari igihe cyo kuribwa kw'ibitambo. Ariko Yesu bo barya umugati mu mwanya w'ibitambo, banywa na vino mu mwanya w'amaraso. Ntabwo n'ubundi byabaye impamvu yo kugumya kumurwanya, ko n'ubundi bari basanzwe batamwemera. Ibintu byatumye barwanya Yesu ubundi n'ibyaha bitatu bamushinje. Ni byinshi ariko babifashe mu byiciro bitatu. Ariko kandi ibi byaha bitatu nabwo ntimugire ngo nuko ari byo yarakoze. Bwari uburyo bwo kumurega mu byiciro bitatu byakoranaga mu buryo bw'ubutegetsi. Ko hazaga abatambyi, hakaza abafarisayo, abasadukayo n'abanditsi. Burya babaga muri sekte imwe nubwo batizeraga kimwe. Abanditsi barabanditsi b'amategeko b'ibwami, cyangwa hakaba abanditsi bandikaga ibyahanuwe. Abo bose babaga bari muri abandikaga ibyahanuwe, nabemeraga ubuhanuzi bari mu cyiciro cy'abatambyi. Akaba abanditsi ko bagiraga bandika amateka y'Imana. Bakagira abasadukayo n'abafarisayo. Abanditsi barandika amategeko, abafarisayo biravuze ngo nabahunga ikibi, bemera umuzuko, ariko bakagendera ku mategeko cyane. Ko bakiriye amategeko ya Mose yari 10, abafarisayo bayagira 613, bongeyeho 603. Abasadukayo bo ntibemeraga umuzuko wa Yesu, bemeraga urupfu ariko ntibemera umuzuko. Rero bari mu byiciro bitandukanye, kandi bose ngo barinda amategeko ya Mose. Barinda amategeko ya Mose. Hakaza rero n'abami, abatambyi, abasadukayo, abafarisayo n'abanditsi, mubumve mu byiciro kimwe. Hanyuma hakaza n'abami. Bamushakiye rero ibyaha bitatu bishobora gutuma buri rwego rwose rumubonaho icyaha, ku buryo nta na rumwe ruvuguruza urundi. Kuko abafarisayo bitwa abahunga ikibi, barwanyaga akarengane, barwanyaga akarengane n'abantu bica amategeko, tuvuge ngo y'Imana. Reka tubyite gutyo. Ariko noneho bakaba n'abantu bameraga nk'aho bari initaci nabi bwami, kuko bari barakoronijwe. Nubwo tuvuga ngo ni kwa Kayizari, ariko yari ahagarariye Roma, yari Abaroma. Noneho niba abatambyi barashaka ko bashinja Yesu, abafarisayo nabo bamushinja, n'abami ntibamuboneho gukiranuka. Nicyo cyatumye bamushinja ibyaha bitatu: kwica isabato, cyo ni icya mbere. Yavuze ngo yasenya urusengero mu minsi 3, mu munsi umwe akarwubaka mu minsi 3. Icya gatatu, kugumura rubanda. Kugumura rubanda biramuteza abatware mu bisanzwe. Kwica amategeko ya Mose ngo ubwabyo
bizamuteza abafarisayo barinze amategeko, hanyuma gusenya urusengero bizatuma agirana ikibazo n'abatambyi, kuko amaze n'umwenda ukingirije ahera utabutsemo kabiri bawudoze inshuro 46 bawuteranya uranga. Kuko imirimo y'abafarisayo, none se abatambyi batunzwe n'ibitambo, none Kristo aje kuba igitambo, akuyeho igitambo, ibitambo bimwe bo baryaga ibitambo, none haje igitambo kitaribwa, none haje igitambo batazarya. Urumva umurimo w'abatambyi awukuyeho. Kabiri, abatambyi icyubahiro cyabo nuko bageragaho rubanda rutagera, ahera hahera. None atabuyemo kabiri ngo buri wese yigerereyo, biravuze ngo umutambyi ntiyongere kujyayo. Uwizera wese akinguriwe ahera hahera. Badoda inshuro 46 umwenda uranga. Barangije arabwo ubutambyi burarangiye. N'uyu munsi nta mutambyi nzi muri Isiraheli ushobora kubatambira abantu ibitambo. Imana ishimwe. Amen. Reka tugaruke kuri aya maraso ya Yesu yagize umumaro mu gihe cyayo ndetse n'uyu munsi. N'uyu munsi umuririmbyi yaravuze ngo ni isoko twogamo kandi ikoza abantu. Asigera ashira imbaraga. Ayo niyo maraso. N'uyu munsi aya maraso aracyari mazima, ntago ashira imbaraga. Ntabwo aravuga. Yego, arakeza umuntu wese ubishaka, kuko niyo soko twubiramo kandi tukavamo tukiranutse. Aya maraso ya Kristo abanyabyaha bogamo twayagereranya dute na cya kidendezi cyari? Iki kidendezi ni cyakizaga indwara. Ikintu hariya buriya kiriya kidendezi icyo cyari gisobanuye, spirituel Roma icyo ikidendezi gisobanuye, bitandukanye. Hano hari agahungu kari gukubagana, nta kibazo mu gahu bwisanzure bwako. Genda urebe mama. Yego sha. Mani baho umugisha. Iki kidendezi Betesida. Ubundi Betesida cyari ikidendezi kimwe kigira amabaraza 5. Yari afite icyo asobanuye. Aha rero tuvuga ngo ni Betesida, nta munyamahanga waharyamaga. Iri baraza rya Betesida nta munyamahanga wariryamaga. Hari abayuda. Bibiliya ivuga iki kuri iki kidendezi? Iravuga ngo abarwayi bategerezaga ko marayika aza agahinduriza. Rimwe na rimwe uwatangaga undi kumanuka niwe wakiraga. Noneho message irimo ku ruhande rwanjye, ariko ni revolution kuri ya niseti, ntabwo ari ihame. Message nge mbonamo nuko Yesu aje ntabwo byabaye ngombwa ko ikidendezi kihinduriza. Yakijije umurwayi marayika atamanutse, bivuze ngo nyir'ububasha niwe wiyiziye. Ikindi yashatse kunyuranyirizamo ibihe. Umurwayi ahamaze imyaka 38 yahagiye afite 16, atashye afite 54. Kandi yamugaye avuka bamutwara ku kidendezi agize 16, sibyo? Amaze 38, ubwo si 54 aratashye. Mubara amasabato ari mu myaka yari amaze avutse. Ariko amukirije ku kidendezi Betesida, Yesu yaramubwiye ngo ikorera uburiri bwawe ugende. Bivuze ngo aha wari uryamye nta musimbura amashaka, ninjye mukiza w'abarwayi, nzajya mbakiza. Marayika aratinda. Niyo mpamvu dufite Kristo. Marise mbwira, mu isezerano rya kera iyo bamara igihe kingana n'icyo umaze wakira agakiza batarabona marayika babaga baguye. Birumvikana. Ni bake cyane bizeye bamara imyaka myinshi batabona marayika bakomeza kwizera. Abo bantu bizeye batabona marayika bakomeza kwizera. Imana yarabavuze bavuga mu ntwari zo kwizera. Yes, yavuze Nowa yabajije inkuge imyaka 120. Imana itaragaruka imubwire ngo ninjye wavuganye nawe. We yizeye kumwe Imana yavuze, sibyo? Aburahamu we rero nubwo yahagurutse yizeye Imana, ariko Imana yaragarukaga igavugana nawe, kuko yaramubwiye ngo va mu nzu ya so, usiga inzu ya so ugende. Irongereza kumusohora iramubwira ngo bara
inyenyeri wari umukungugu niba wabarika ni ku rubyaro ruzangana irongera inyura mu bamarayika basuye Sara ijya kwa Loti mu bamarayika si rimwe si kabiri Loti yagiye abonekerwa naho imubwiye ijyayo akabara abakiranutsi b'i Sodomu ariko uyu munsi nta wundi marayika dutegereje. Kristo yari agaragaje ko asimbuye umurimo w'abamarayika. Ndi umuhamya wabyo n'abandi bageze muri Israel n'abariyo badukurikirana ko barahari batubera abahamya. Aha hantu kuri iki kidendezi na bugingo aba kuva Yesu yahakiriza umurwayi marayika ntiyongeye kuhaboneka ukundi. Ubu cyaba kigihari subu ikidendezi amabaraza bagiye bagira urusengero rwabaye nk'urunyagwa ahantu hagihari ni Silowamu n'ikidendezi gihari ni ibifaburikano nuko tujya wenda kubivuga abantu bagira uretse ko ni ku mabaraza nyine yarari mabaraza. Ayo mabaraza uyu munsi ntabwo hakiri mu biganza byabo. Hanyuma aha hari ni Silowamu nayo ubwo mperuka muri Isiraheli hari harazibye bari bari kuhatiyura n'imashini bari bari gusiza n'agasoko gato cyane n'agasoko gatoya sinzi niba uba amazi akiza nge ubwo mperukayo hari harasibye bari kuhasibura. Hanyuma icyo nshaka kubabwira ni iki, Kristo ageze kuri iki kidendezi byari bivuze ngo ni nge mukiza. Abisiraheli baravugaga ngo niwe Jehova Rafa umukiza w'abarwayi. Niyo mpamvu umumarayika wajya gumanuka muri iki kidendezi yitwa Rafaeli. Twigeze twakora ikiganiro cy'abamarayika n'amazina yabo. Rafaeli biravuze ngo ni Imana ikiza. Iyo haje marayika witwa Rafaeli niwe ukiza indwara ariko kandi aje mu izina ry'Uwiteka kuko marayika aje mu izina ry'Imana nyine. Niyo mpamvu yageze kwa Aburahamu marayika w'amasezerano kandi burya abamarayika bageze kwa Aburahamu ntabwo ari umwe. Hari marayika w'isezerano na marayika w'intambara. Bahageze ari babiri. Ntabwo ari marayika umwe. W'isezerano n'uw'intambara. No kwa Loti ntabwo ari marayika umwe. Ni abamarayika babiri. Bagiye babasura ari abamarayika. None ariko hakavuga uw'isezerano. Hakavuga uw'isezerano niwe wavuze ariko Isodomu na Gomora. Niki cyatumye harimbuka se nuko abamarayika bagiye kureba bararega. Uzi impamvu bisabye Imana ko abamarayika bamanuka nukugira ngo marayika n'umukiranutsi badiringe. Ubu buzima bwa marayika n'umukiranutsi bwasimbuwe n'umwuka wera n'umukiranutsi kuko umwuka wera w'Imana niwe utunihira. Na marayika rero niwe wagombaga gutwara raporo y'abarega i Sodomu kuko Bibiliya iravuga ngo nazanywe no kureba abaharega n'urubanza rwaho. Sibyo ayanzura rero ko hagomba kurimbuka. Icyo nashakaga kuvuga ni iki, Yesu akiza umurwayi niwe wabaye uwa nyuma ku kidendezi. Nta wundi wahakiriye. Byari bivuze ngo gukira kose biri muri nge. Niyo message nge mbona hariya. Rero kuvuga ngo twabigereranya dute, kiriya cyari kidendezi gikiza umubiri, gikiza indwara z'umubiri, ariko amaraso ya Kristo akiza ubugingo n'umubiri. Umubiri ushobora kudakira ariko agakiza ubugingo. Hanyuma ubugingo bukazakurwa mu mubiri upfa tukambara umubiri udapfa. Kuko kwakira Kristo Yesu ntibivuze gukira indwara. Dushobora kwakira Kristo turwaye. Dushobora no kwicwa n'indwara twizera. Izo ndwara zitwishe zikica umubiri ariko tugapfana ibyiringiro byo kuzabona Yesu. Uko kuzabona Yesu rero bigatuma ubugingo bwacu bukomeza kuba buzima. Kristo akabufata akabwambika kudapfa iteka. Imana ishimwe. Rero ikidendezi cy'amaraso ya Yesu Kristo ni ubuzima bw'iteka ryose kuko amaraso nibwo bumuntu. None abantu bazi ikinyarwanda cyanya cy'ubundi amaraso niyo yitwa ubugingo. Niwumva Bibiliya ivuze ngo ubugingo bw'inyamaswa ntibwakizaga abantu baba bavuza amaraso y'inyamaswa. Ariko ubugingo bwa Kristo bwaradukijije bavuza amaraso ya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Umugambi wa Kristo wari kuza mu isi agapfira abanyabyaha hanyuma bakabona ubuzima n'ubugingo buhoraho. Kandi igihe cyarageze koko Kristo arapfa ariko arazuka urupfu ntirwamuherana. Uyu munsi tumubara nk'umuntu uriho muri twebwe. Amen. Imana ishimwe. Amaze gupfa amaze kuzuka azutse. Mukunda kutwigisha kuko njya ngira umugisha wo kubumva mutwigisha ngo nibwo twabayeho. Yego umunsi Yesu yazutse nibwo twabayeho kuko yapfuye kubera iki? Gupfa kwa Yesu kwari ukugira ngo ahure n'abari mu rupfu. Ubundi Yesu yagombaga gucungura hatabayeho gupfa agacungura abariho. Ariko ubundi abariho bari basanzwe babeshwaho n'ibitambo.
Bibiliya ivuga abantu mu byiciro bitatu. Ivuga abari kure, ikavuga abari hafi, ikavuga n'abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro. Abari kure ni imiryango ya Isiraheli yari yarasigaye hakurya itegera urusengero. Imwe yari Samariya, indi yari yarasigaye ari ya miryango yasigaye hakurya ngo ibone urwuri izagiragiramo. Abari hafi ni bamwe bagiraga igitambo, bagiraga ibitambo, bagiraga abatambyi, bakegera bakanagera mu rusengero rw'i Yerusalemu. Abo bari hafi. Hakababona bari bari kure. Hakaba noneho n'abatarabarwaga nk'ubwoko tutari turiho. Pawulo yaravuze ngo mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, mwari mu isi mutagira Imana rurema, muri abashyitsi n'abimukira ku masezerano. Sibyo? Noneho ni ibyiciro bitatu. Abari hafi ni abo ngabo ibitambo bezwaga n'ibitambo ariko ntibibeze de. Hakaba abari kure bagiraga nabo uburyo bagiraga uburyo batambamo, bakagira n'uburyo basengamo, ariko ubwo buryo bwabo n'ubundi ntibwari bwuzuye nabwo. Hakaba natwe bari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro. Abari bapfuye rero nibo Kristo yagiriye mu rupfu. Niyo mpamvu nkubwira ngo umunsi w'umuzuko wa Yesu niwo munsi wo kubaho kwacu, kuko azutse nibwo twahawe ubuzima. Pawulo yaravuze ngo ndiho ariko si njye uriho, hariho Kristo muri njye, ngo kuko napfanye nawe nkazukana nawe. Umuzuko wa Kristo rero niwo uduha ubuzima. Ni nayo mpamvu Pasika, kwibuka urupfu n'umuzuko wa Yesu, kwibuka urupfu tutarapfuye mu byaha, ntabwo ntibisobanuye ko hari Pasika tugira, ubwo ntitubaho. Yego. Noneho icya kabiri, no kuba twibuka urupfu n'umuzuko wa Kristo, Kristo adatwarira muri twe. Ntabwo igisobanuro cyo kubaho kwa Yesu si uko yazutse, ahubwo igisobanuro cyo kubaho kwa Yesu ni uko atwarira muri twe. Imirimo ya Kristo ikaba mizima muri twe. Iyo mirimo mizima muri twebwe rero igaragaza ubuzima bwa Kristo. Ugaragaje ubuzima niwe wemera umuzuko. Amen. Rero guhamya no kwemera umuzuko ariyo Pasika kubizera, ni ukugaragaza ko twapfanye na Kristo, tukagaragaza ko twanazukanye nawe. Niba warazutse baho, niba uriho garagaza kuri muzima muri Kristo Yesu. Umuzima rero ntabwo agaragara nk'upfuye, ntakora ibiteye isoni, ntakora iby'ubupfu. Sibyo? Hari imirimo ya kamera adakora kuko ariho muri Kristo Yesu. Ariko iyo kamera igushatse yisanga warapfuye. Pawulo yarabivuze ngo iyo isi ndebye ibona mbambwe, niyo nanjye nyirebye nyibona nk'ibambwe. Yego. Imana ishimwe. Amen. Amaze kuzuka yakoresheje iri jambo ariko ribwira abigishwa, arababwira ngo nahawe ubwiza kandi ndajya kwa Data. Yego. Igihe cyarageze rero n'ubundi Kristo babigishwa n'ubundi bari basanzwe babana atarapfa, yaje kuzuka n'ubundi bagihari, abahereza isezerano ry'uko agiye kugenda ariko atabasize nk'imfubyi, azabohereza umufasha. Aravuga ati mugenge ndahari, umufasha arahari, niwe uzajya wenda ku bya Data akabibamenyesha. Uyu mufasha rero ni umwuka wera. Abantu niyo mpamvu njya nkunda kubivuga, mutekereza impamvu abigishwa batuzuye umwuka wera babana na Yesu kandi Yesu ari mu mwuka wera. Yego. Ahangaha wenda umuntu unyumva abyitondere kugira ngo bitaza gusiga impaka mu mitima ye. Twahawe umwuka kandi tuzongera duhabwa umwuka. Tuzahabwa umwuka w'ubumana iteka, budapfa iteka, ubwo tuzahindurwa tugasa, aribwo tuzaba duhawe ubuzima 100%. Uyu munsi turiho nk'uko Kristo yari ariho, yari umuntu akaba n'Imana. N'uyu munsi dufite umwuka w'ubumana, turi n'abantu. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hashobora gukora umubiri cyangwa hagakora umwuka, ariko umunsi tuzahabwa ubumana 100%, ntabwo hazakora umubiri, kuko tuzaba twambaye umubiri wo mu ijuru udapfa. Nibwo tuzabwira urupfu ngo kunesha kwawe kurihe. Igipfa kimizwe n'ikidapfa, udapfa kwakuye gupfa tutakibabara. Niba mubizi, niba mubyumva, Kristo Yesu atanga isezerano ry'umwuka wera, bwari ubuzima buri muri we. Yabanye nabwo mu isi. Nabutanga ari mu isi, ntari bubone uko ajya kwa se. Birasaba ko ajya kwa se asubirana ubuzima yari afite ari mu ijuru. Narangiza duha ubwo yari afite ari mu isi. Nibyo byabaye kuri Eliya. Byasabye ko Eliya atanga umwitero we ari uko agiye. Yawutanga hari
ntiyari kuba akiri Eliya tuzi nk'umuhanuzi. Byasabwaga ko awutanga agiye. Ni nayo mpamvu Eliya mu ruhande rw'ubuhanuzi yagarutse imbere ya Yesu. Eliya na Mose hari icyo bari basobanuye kuri Yesu, sinshaka kubitindaho kuko Yesu yadusigiye umwitero na Eliya yarasize umwitero. Eliya yasize umwitero, Yesu asiga gukiranuka. Ko gukiranuka ni umwitero. Eliya nawe asiga umwitero kandi asiga umugabane, na Yesu asiga umugabane. Noneho icyo nshaka kuvuga ni iki: ubuzima bwari muri Kristo Yesu, ubuzima Yesu yabanye mu isi, ubuzima Yesu yababaranye, ubuzima yabambanywe, ubuzima yapfanye akanazukana, ubuzima yageragejwe afite, nibwo buzima yaduhaye. Niyo mpamvu gutsinda ibigeragezo biri muri kamere yacu kuko twambaye ubuzima bwabinesheje. Niyo mpamvu kuzuka biri muri twe kuko twambaye uwazutse. Gutsinda biri muri twe, dufite umutsinzi. Kwihangana biri muri twe, dufite uwihanganye. Iyo produit yari muri Kristo niyo twamize. Bibiliya irabivuga rimwe, Yohana 16, ibimwuzuye nibyo twahaweho twese, n'ubuntu bukurikira ubundi. Yafashe ibyari birimo arabiduha. Bibiliya iravuga ngo yatanze uwo mwuka wera itamugeze, imutanga itishama, iramufatira mucuncumura. Bivuze ngo yafunguye aho umwuka yarari aracuncumura, arawutwuzuza, aravuga ngo nimuwufate. N'ubundi Kristo ntari buwujyane mu ijuru, ntari buwugumaneyo mu ijuru, kuko mu ijuru nta kimugerageza, nta gutsinda kuri mu ijuru kuko ntari bujye kurwana, yasize anesheje intambara. Yohana 16 umurongo wa 13-14 aravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo uzumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Exactly. Umwuka wari muri Kristo ni imiterere n'imitekerereze ya Kristo mu isi. Niyo mpamvu yayiduhaye ako ni ka chip. Iyo tuvuga chip harya tuba tuvuze global position system. Iyo GPS, global position system. Iyo tuvuze GPS ni nko kuvuga ako kantu, reka mvuge ngo ni akantu kagaragaza aho turi. Akantu isano kagaragaza jene ari iyo Imana ijya kumureba ihita ireba uwo mwuka. Urabizi iyo ufite GPS mu modokari urebera muri telefone ukamenya aho igeze. No mu ijuru niko batureba. Ubu baratureba bakabona jene ahantu atuye hejuru, wazamutse Bweramvura, Anisete Kinyinya, jene ku musozi w'isezerano, Marisere nga hariya muri Ngaruyinka, bareberaho. Ntabwo Imana ihindukira ngo urebe hariya kuko hari ahangaha harageze, irebera mu maraso, ikavuga ati nibyo, ubuzima bwe buracyakora. Ikamenya niba ugenda, niba uhagaze, niba mu muhamagaro urimo, niba utakirimo, niba uririmba, niba utaririmba, niba ugikorera Imana cyangwa utakiyikorera. Ubwo hari igihe sinyari zibura, akaba yabura sinyari yawe. Hari igihe sinyari ibura nyine. Hari igihe sinyari ibura, Imana ikohereza abigisha bakaza kugushaka. Ni iki gituma hitwa izazimiye? Ni sinyari. Ni sinyari ziba zibuze nyine. Izazimiye ngo yataye 99, iza gushaka kamwe kari kabaye disconnected. Iragenda iragashaka, irakagarura mu rwuri. Amen. Imana ishimwe. Amen. Reka dusenga. Reka turasenga mu kanya. Anise ni ukuvuga ngo abigishwa ibyo Kristo yari yabasezeranyije ari wo mwuka wera byabasabye gutegereza. Bategereje igihe kingana iki? Gutegereza ntabwo bigira iminsi twabara. Bo bategereje iminsi 10 nyuma yuko Yesu agiye. Ko Yesu yamaze iminsi 40 abana nabo. Yego. Asangira nabo. Iyi minsi turimo niyo gusangira na Kristo. Niyo gusangira ifi, niyo gusangira ubuzima Kristo ababwira iby'umuzuko, niyo kuba abahamya batinyutse. Yego. Niyo kuba abahamya batinyutse kuko hari ikintu Yesu yabakijije. Bwa mbere niwe mwami wabo. Yego. Niwe mutware. Ni nawe wabahamagaye. Basize ibyabo n'ibindi baramukurikira. Bamaze kumukurikira arapfa. Reka mbumvishe ngo bari bapfushije.
bari babuze ikintu cy'ingenzi, bari bapfushije nkubwiza ukuri. Yesu wawe yapfuye, ariko tekereza Kristo gupfa, umutekereza apfuye atarazuka. Tekereza Kristo uri mu gituro atazutse, wumva icyuho kiri mu bigishwa. Bari kumera nka Elisa wari kugaruka atazanye umwitero mu bana b'abahanuzi. Exactly. Reba Elisa ugarutse nta mwitero mu bana b'abahanuzi. Yari kwambuka Yorodani yambukishije iki? Ko bambuka Yorodani Eliya yarayikubise yigabanyamo kabiri, arambuka. Elisa agarutse n'ubundi yari yikubise yigabanyamo kabiri, agira gute? Aragaruka. Yari kugaruka ate? Biravuze ngo yari guhera hakurya. Abigishwa barahaheze, baheze hakurya, baravuga ngo umurambo w'umwami bawujyanye. Yego. Murebe Yesu mu rupfu, mwe muretse kumubona mu muzuko. Abigishwa bacitse igikuba giteye ubwoba ku buryo hari uretse Mariya Magadalene wabaremye agatima abyutse mu gitondo ageze mu mva arababwira ngo bamutwaye. Ararindira arategereza, Yohana aravuga ngo ubwo yapfuye byarangiye, ni Kristo mu rupfu utarazuka. Ariko se bo naguciye mu byo uvuga, nago muri kiriya gihe umwami atari yazuka nago bakoreye ihohoterwa buriya nabo, none se ntibari bihishe? Impamvu iriya minsi mwumva abigishwa batishwe yari iminsi y'imbabazi, kuko Yesu yapfuye ari ku isabato, kandi ku isabato ntawe ari gukora iyo mirimo y'urugomo. Igihe cyo gukorerwa urugomo cy'abigishwa cyageze mu gitondo cy'uwa mbere w'iminsi 7, ubundi bari kwirirwa bagatoye ku wa mbere w'iminsi 7. Yesu arazuka. Azutse, aho kugira ngo abafarisayo babatake, biriranwa inkuru ivuga ngo yazutse, bahungira kuri Yesu. Bahungira kuri Yesu. Abafarisayo biriranwa inkuru ivuga ngo yazutse, bahugira kuvuga ngo mwabasirikare mwe ntimuvuge umuzuko we, mube muwuretse. Ariko niba abigishwa ntibari kubakira. Reka mbabwire ngo twakijijwe nuko yazutse. Noneho hoya umuntu bateye icumu bakamwica ruriya rupfu bakamushinyagurira, ubundi mu bafarisayo iyo ni nkuru kikumva ngo bagize uko nguko yazutse, ngo yazutse, aho bamushyinguye begekaho igitare, izo mbaraga zamuzuye, ubundi bashyiraho n'abarinda igituro. Uwo muntu ni muntu ki? Maze iyo minsi mumva bakumva inkuru ivuga ngo yazutse. Hari ikintu Marisera atumvisha. Iyo nkuru iratangaje. Abafarisayo bashobora gusa n'abatayemera, ariko bakurikije ibimenyetso Yesu yagiye akora, biroroshye kwemera ko yazuka kubera umubare wabo yazuye bazi. Icyo cyo kiroroshye. Ahubwo abari baramukurikiye baticujije ku munsi abambwa. Itsinda ryari ryaramuyobotse naryo ryitwaga abafatanyacyaha. Kuko niba yahaniwe ibyaha yitwa umwami, afite ingabo. Mwibuke ko rega Petero Yesu yapfuye, Petero afite dosiye. Yari afite dosiye y'umugabo yakase ugutwi. Nubwo Yesu yaguteranyijeho, ariko inzigo y'ibwami yari ihari. Sibyo? Ikindi cya kabiri, Matayo yari afite dosiye, yataye akazi ko kwa Kayizari, yari umusoresha w'ikora. Yataye akazi ka leta. Erega bariho umurambo w'umugabo wapfuye yiyahuye, Yuda yarimanitse yariyahuye. Urumva? Mutaza kugira ngo ibi bintu biroroshye. Kandi ikindi, Yesu wicaga isabato siwe wenyine, n'abigishwa be bari bari kumwe. Ntabwo bari kumurega ngo bananirwe kumufata, nuko ari rya jambo ryari bivuze ngo bazafata umutware intama zigire zite, ngo nibafata umwungeri intama zizatatana. Bo bafashe umwungeri kugira ngo ibyanditswe bisohore. Ariko uwa mbere w'iminsi 7 iyo Yesu atazuka, abigishwa ntabari kurara adapfuye. Ndagira ngo mbabwire, uretse umuzuko wa Kristo wadukijije, ntitwari kubaho uretse umuzuko wa Yesu. Iyo niyo Pasika. Uwazutse niwe washingiye igiti bamwizeye. Mariya Magadalena utwaye ibihumura, azi neza ko Yesu yaboze. Urambwira ngo iyo ahava yabonye ko umubiri w'umwami washengutse, yari kuhavana ibihe byiringiro? Urambwira ngo Petero wari uhavuye amubuze, na Yohana akahava amubuze, babwiye abandi bigishwa ibiki? 12 barakomeza baterane? Bari gutatana. Ntabwo biri bukunde. Ariko ku munsi w'umuzuko, amen, yabwiye Mariya ngo genda ubwire bene data ko ngiye kuri data, ari we so, ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Ubabwire
babwire ko nazutse. Umva inkuru, umva ubutumwa bwiza, umva pasika. Yesu ntakiri mu mva. Mbere hari ibitangaza yakoze, arababwira ngo muceceke, musiseme mungoje tu, nitoke ndani kaburini, muceceke paka mvuye mu irimbi nzuke. Kamasi yafufuka musiseme tu, niba atarazuka ntimuvuge. Nati resolution, niba nta kuzuka kwa Kristo ntimuvuge. Reka mbabwire, niba uri umuhanuzi utagira umuzuko wa Yesu ntuvuge. Niba uri umupasitori utagira umuzuko wa Yesu wivuga. Niba uri umubwirizabutumwa nta muzuko wa Yesu wivuga. Niba nta kuzuka ceceka, nta nkuru ihari. Nta nkuru ihari, iyo ni ibyago n'ikiriyo. Niba nta kuzuka turi mu kiriyo, ariko niba hari ukuzuka, vuga kubaho, vuga ubuzima, vuga imibereho. Urupfu ntirukimumize, ntirukinesheje, yaratsinze. Niba hariho kuzuka, vuga Yesu ni muzima. Amen. Amen. Iyo atazuka zari zidukoze, nta butumwa bwiza bwari buriho. Nta muzuko, nta butumwa bwiza. Nta muzuko, nta nkuru, hari ikiriyo. Yego. Ariko ubwo hari umuzuko nta kiriyo, ahubwo habonetse inkuru nziza. Mariya arababwira ngo mukihava, mukigenda, mukimara kuhava, ahari imyenda nahabonye abamarayika. Sinabitayeho. Nyuma y'abamarayika numvishije ijwi rimbwira ngo Mariya we, nyuma y'umuzuko wa Kristo muri iyi pasika wizihiza, Yesu ahamagarije izina Jene kwizera. Yesu ahamagara Aniseti, ahamagare Marcel, ahamagare Diana, ahamagare izina ryawe, ahamagare izina ryawe, ahamagare Solange. Yesu aguhamagare, ahamagare Kamikazi. Yesu aguhamagare, Yesu aguhamagare, Yesu ahamagare Mariya, Yesu ahamagare Theophile, Yesu ahamagare Eric, Yesu aguhamagare mu izina rya Yesu, ahamagare kwizera. Aramubwira ngo Mariya we, ku munsi w'umuzuko Yesu ntiyazutse yibagiwe, yazutse azirikana. Azuka nta nzigo, azuka nta guhora. Aravuga ngo ndabakumbuye. Ntiyigeze ahugira mu banzi be ngo ababwire ngo ndiho, ahubwo yirukanyiye kwiyereka inshuti ababwira ngo nimuhumure. Abagezeho yababwiye inshuro ebyiri. Bwa mbere yarababwiye ngo amahoro y'Imana abe muri mwe. Amen. Bwa kabiri kandi amahoro y'Imana abe muri mwe. Yemwe abemera umuzuko wa Kristo mwe, amahoro y'Imana abe muri mwe. Yemwe abazukanye na Kristo mwe, amahoro y'Imana abe muri mwe. Ni amahoro atsinda intambara, ni amahoro umurozi ataroga, ni amahoro banki idateza cyamunara, ni amahoro, haleluya, ni amahoro atuma imvura ikwereza umwero igwa mu mirima yawe. Ni amahoro adahomba. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Bantu bo kwijwi ry'umukanguzi, amahoro y'Imana abe muri mwe. Babyeyi mwabuze school fees, amahoro y'Imana abe muri mwe. Wabuze nationalite, amahoro y'Imana abe muri mwe. Barakuburanije bakurenganya, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Umaze iminsi urwaye uri ku gisasiro cy'uburwayi, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Divorce yakomanze wacitse igikuba, amahoro y'Imana abe muri mwe. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Uri imfubyi, amahoro y'Imana abe muri mwe. Uri umupfakazi, uri indushye, amahoro y'Imana abe muri mwe. Ntugira shinge na rugero, amahoro y'Imana abe muri mwe. Uratunze, amahoro y'Imana abe muri mwe. Ntacyo ufite, amahoro y'Imana abe muri mwe. Aravuga ngo amahoro y'Imana abe muri mwe. Yemwe abemera umuzuko wa Yesu, amahoro y'Imana abe muri mwe. Amen. Anise, Imana iguhereze umugisha mwinshi. Turagushimiye rwose kubw'iki kiganiro, kandi nawe amahoro y'Imana abe muri mwe. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Amen. Amen. Imana ishimwe. Dushimiye bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro. Ibiganiro by'ijwi ry'umukanguzi nakagaruka. Yesu abahereza umugisha mwinshi. Mbere yuko nsoza mvuga ngo amahoro y'Imana abe muri mwe,
reka tubasabe amaboko yanyu. Amaboko yanyu natubera inkingi. Twicara kuri kamera turi gukora inyigisho, kamera ikazima inshuro zirenga 8, 10 kubera ubupfu bwayo, ariko yabene nayo irakuze. Umuntu wumva wakontribiwa ukadufasha kugura kamera kugira ngo dukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ntabwo tubabwiye ngo mudutere inkunga mudufashe kwishyurira abanyeshuri, sibyo? Nibyo bihe turimo, ariko abanyeshuri bafite uburyo bizagenda, Imana izadufasha mu zindi nzira, nubwo bitaratungana, ariko amahoro y'Imana abanye natwe. Amen. Namwe abe muri mwe. Ariko aho hariho nimero ivuga ngo niba ushaka gutera inkunga ivuga butumwa, wacisha kuri iyo nimero iriho amazina ya Aniseti Habiyaremye. Dutera inkunga tugura ibikoresho byo mu nzu y'Imana. Amen. Twamamaza umuzuko wa Kristo Yesu yarazutse. Reka dusaba umugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana isumba byose, Imana igira neza, Imana ikiranuka, tugushimiye kuri Imana y'ukuri, tugushimiye kuri Imana y'urukundo, tugushimiye ko wazutse utaheze mu mva. Ntabwo urupfu rwaguheranye ngo tube mu kiriyo, warazutse, ahubwo dufite inkuru nziza. Imana ishimwe. Iyo niyo Pasika yacu. Muzuko wawe uri muri twe, zukira no mu bandi bari bapfuye, kugira ngo bongere babaneho nawe. Ni mu izina rya Kristo dusenze twizeye. Amen. Shalom, shalom. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.